ati subu ibaze kugira ngo umuntu aba ari nyiri gitaramo ategura igitaramo hanyuma umuhungu hano umwana w'Ikanombe aza kuri ibintu nk'ibi ngibi aza agusore indirimbo imeze gutya atama miliyoni abahiye aho wabereye wigeze wumva The Ben aririmba hip hop ashwi uzi ibintu yakoze ubundi baravuga ngo hari igihe umuntu yaje ngo avunira mu mavi ndakurahiye The Ben ntabwo yigeze avunira mu mavido ahubwo yavuniye mu misaya. twongeye rero kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikiye muri uyu mwanya tukaba rero tugarutse kugira ngo twongere tubahe ikiganiro kandi ikiganiro cyiza cy'ingenzi nkuko rero mubireba kuri kamera zanyu ntabwo ndi njyenyine kuko ndi kumwe n'umusore w'intarumikwa akaba rero ari umusore w'umunyabwenge umusore w'umuhanga umusore ufite umusatsi mwiza cyane nkuko murimo kumureba akaba ari umusore kandi ukomeye cyane ku bintu bigendanye no kuganira cyangwa se n'ibintu by'ubusesenguzi. Nge rero uri inyuma ya kamera nitwa Emmanuel Nshimiyimana ariko ntabwo ndi njyenyine kuko uwo turi kumwe nawe yitwa Felix Ndagijimana cyangwa se Muzunga ubwo ni iby'akazi. Okay, byiza cyane. Aha rero mukaba mukurikiye Emma Talks TV ndetse na Muzunga TV. Ndatekereza ko kandi muraza rwose kugubwa neza ndetse mukaryoherwa. Reka rero dutangire ikiganiro cyacu mbaza Felix wowe ndatekereza ko rwose waramutse neza. Naramutse neza cyane nkuko ubibona ndi kuri fresheri nubwo nta muntu upfa kwitaka ariko nitatse ntacyo biba bitwaye nako kaba kagomba gucamo. Oya rwose nuko ndimo kubireba ndabona umeze neza cyane. Ibintu biraryoshye ibintu nta mahoro hanze umwuka ni mwiza ndizera ko nawe umeze neza. Oya nanjye meze neza cyane nkuko ubyumva ijwi riraturika. Ijwi riraturika kabisa nta makaraza ntayo urumva ko. Nyuma rero ndatekereza ko muri quartier ibintu naho bimeze neza cyane ndumva nta bindi bibazo wenda byinshi byatuma tuza kuganira wenda uri gutekereza ibindi ndatekereza ko hari kandi 5 kuri 5. Hari 5 ku kandi rwose. Byiza cyane. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ku bahanzi bacu babiri dufite b'abanyarwanda ubu twavuga ko bombi ari nimero za mbere. Hari umuhanzi witwa Bruce Melody akanu witwa The Ben Mugisha. Abo bahanzi rero n'abahanzi b'abanyarwanda bakomeye cyane kandi muri iyi minsi bari kugenda basora indirimbo nziza cyane ndetse zirimo kugenda ziryohera abanyarwanda ariko noneho bakaba baravuze bati ntago bigomba kurekerera aho ngaho gusa ahubwo twanareba uburyo twazakorana concert twembi turi babiri tugahura ku rubyiniro tugashobora kuryohereza abanyarwanda ariko nanone benshi baravugaga bati ibi bintu ntago byashoboka ko bano bagabo bashobora kugira gutya ngo bahurire ku rubyiniro rumwe bashobore kuba noneho bakorera igitaramo abanyarwanda. Kuri wowe rero aba bagabo twagize gutya tuba turababonye bari mu itangazamakuru barimo kuvuga ko bagiye gukora igitaramo. Mbere na mbere nakubaza uko wabyakiriye kubona abagabo noneho batangaje ko bagiye guhurira ku rubyiniro wewe wabyakiriye gute? Nabyakiriye neza cyane ko ari n'ibintu bisa nkaho bidasanzwe gufata bara abagabo babiri guhurira kuri stage ni ibintu bidasanzwe. Ya munsi tariki ya mbere yego ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2026 tariki ya mbere ibintu bizaba nabwo bibaho na nubwo bisanzwe ewan kubona The Ben na Bruce Melody bazahurira ahubwo hari akantu abantu benshi bagarutseho kira gitaramo nago cyakagomize kubera muri Big Arena yego cyakaza biri muri stade kuko imbaga nyamwinshi buri muntu wese nibyo ategereje hari abatari kurya bategereje ngo ura munsi uzagira ryari ahubwo nimba ari amakuru ufite itiki bakize kurangaye bo kugeza ubu ngubu bari bavuze ko bari mu kiberimo kubyiga neza cyane ku buryo bashobora kuzagira gutya ndetse na kuri icyo kibazo wari unavuze Ben cyane ko Ben we niwe nyiri iki gitaramo ni nawe wagiteguye kuri icyo kintu uvuze cya stade ndetse n'abanyamakuru barabimubajije avuga ko nabo bifuzaga ko byakabereye muri stade Amahoro bitewe nuko wera iki gitaramo kizaba gifite amateka ariko noneho anavuga ko nubwo bateganya ko bazakorera muri Big Arena ariko ngo arimo kuganira n'ababishinzwe kugira ngo barebe ko byashoboka ko abangaba bagira gutya kikaba cyazakorerwa hariya muri stade Amahoro akaba nayo mpamvu rero batari basora ibiciro mu buryo bufatika kubera ko byombi biracyari mu gateganyo ese bazakorera Big Arena ese bashobora kubona stade Amahoro bakaba bajya muri stade Amahoro cyane ko bagifitemo iminsi ubwo rero itike ntago zari zatangira gusoka ngo bavuge bati bizabihagaza kuri ibiciro ariko mu minsi iri imbere bazabitangaza ubwo natwe tuzabimenya kandi tuzabitangariza n'abantu bacu ubwo bivuze ngo isaha n'isaha twajya kumva tukumva ngo igitaramo kibereye muri
Stade Amahoro. yego saa n'isaha ushobora ukumva babihinduriye hariya Kabisa. aha ubwo rero urumva ko ari ibintu byiza cyane. Wowe rero wabyakire gute rero kubona abana bagabo baremeye kuba noneho bahagarara ku rubyiniro bombi uko ari babiri kandi tuzi ko bakunda gupingana? Nibyo rero ndimo mvuga, bariya bagabo bakunda gupingana cyane, ntabwo twatinya kubyita ko ari ihangana. Uzabyumva umwe avuga ati ndi nimero ya mbere, undi ngo ndi nimero ya kabiri, ariko ku ruhande rwanjye ndi ku ruhande rwa The Ben. Yego birumvikana, nubwo nari nakageraho ngo nkubaze icyo kibazo we gusa nagiraga ngo banze utubwire uburyo byakire, kubera ko abafana bo bavugaga benshi ko bitanashoboka niba abantu bagaragara ko nk'abapingana, bakavuga bati se abantu bameze nk'abapingana byashoboka ko se bahagarara ku rubyiniro rumwe bagashobora kuba baririmbana. Niyo mpamvu mvuga ngo ntabwo bisanzwe, ikintu kidasanzwe nyine ni ikintu kiba kidasanzwe. Yego kuba ubwabyo bazahagarara kuri stage imwe bakayiririmbiraho ibintu bizaba ewan abanyarwanda umuri uzaka ibintu bizabera hariya hantu, sinzi aho bizabera kubera ko ngubu niturabimenya neza, ni muri stade cyangwa se ni muri Bikarina, ariko aho bizabera hose bira bintu no kubitega amaso, ni kukubwira ngo abatari kurya abatari kuryama bavuga ati uwo munsi uzagera ryari, nanjye ndi umwe muri abo ngabo, ntabwo nshobora kuzacikwa. Okay, birumvikana rero ubwo se kuri kuvuga ngo muri ruzaka utabanje kuvuga ko n'uwitwa Gisa cy'Inganzo nawe ko The Ben yamaye platform la kavuga ati nawe rwose turashaka ko Gisa cy'Inganzo azaza kerekana nk'umuntu kandi wabisabye The Ben, kandi Gisa cy'Inganzo nawe kwatwika ku kintu kijyanye no kuririmba ndetse n'ijwi, ukavuga ngo muri ruzaka, ubwo rero azaka imirire irenze umwe nuko azakumurira urenze Gisa cy'Inganzo nawe azabarimo nawe azabarimo kuko kubera ko The Ben Gisa cy'Inganzo yasabye The Ben aravuga ati rwose The Ben uri mukuru wanjye wambabariye ko maze igihe nagaragara kuri stage ikomeye, kubera ko Gisa cy'Inganzo yagiye ahura n'ibibazo byinshi cyane cyane kubera gufata ibiyobyabwenge, abagenda bamufunga, izina rye risa nkaho ryari ryibagirana ukuntu, ariko yongeye gukora comeback akaba yaragarutse, nabonye ari n'indirimbo amaje gushyira hanze. Ubwo rero yasabye The Ben aravuga ati nyaboneka The Ben urabizi ko ndi umuhanga, nanjye wambabariye ukampereza iyo platform nkaza nkongera kwereka abanyarwanda bakabona ko nagarutse kandi ko nongeye no gusubira kuri discipline nziza cyane ibiyobyabwenge ko nabiretse. Ubwo rero nawe azaririmba, urumva ko rero niyo mpamvu abantu bavuga bati umuriro uzakurenza umwe, kubera ko niba The Ben ndetse na Bruce Melody bagiye gura ku rubyiniro akiyongera witwa Gisa cy'Inganzo, bakavuga bati rero ibintu bizaba ari ibintu bikomeye cyane. Niyo mpamvu narimvuze ko hazaka umuriro urenze. Reka tuvuga ngo imiriro izaka, turi kuvuga ngo umuriro uzaka. Yego Gisa cy'Inganzo urabizi arabasha, ari nk'ikintu gisa nkaho kidashoboka mu bantu. Yego iyo umuntu arimbye indirimbo zikunda gusaza, kereka nyine za ndirimbo ziza zikadukoma zigakora amahiti, nizo ndirimbo ziguma mu mitwe y'abantu. Ubundi hari ikintu kigorana kugira ngo uzabone indirimbo imaze imyaka igera mu 8 muri 7 gutyo igicurangwa ikibukwa. Yego ntabwo bigikunze kubaho, ariko Gisa cy'Inganzo ku ndirimbo yitwa Uruyenzi yarabice biracika. Ni nayo mpamvu natavuga yuko nawe ahubwo ashobora kuzaza hariya ewan agakora ibintu bakavuga ati ahubwo uyu nguyu cyangwa n'ubundi niwe nyir'igitaramo. Turabyizeye cyane kubera ko ni umuvocaliste, ni umuntu kwijwi ukubita mu buryo bukomeye. Hanyuma rero wowe reka dukomeje nkubaze iki kibazo hanyuma ukinsubize. Ese wowe ukurikije ukuntu ubona aba bahanzi bombi uko ari babiri, ubwo ndavuga The Ben ndetse na Bruce Melody bombi uko ari babiri, umwe akomeza kuvuga ngo ninjye nimero ya mbere, undi akavuga ati ninjye nimero ya mbere, wowe kuri wowe ubona nimero ya mbere ari indi? mbere na mbere ari Bruce Melody ari na The Ben, icya mbere bose ni abahanga kandi ni abakozi, ariko yego urumva hari nimero ya mbere hari n'iya kabiri, ni ukuvuga ngo harimo umwe mwiza urenze undi muri abo babiri. Yego kuri wowe rero niyo mpamvu ngubaje kino kibazo, ndimo ndavuga ku bwawe wowe, kuko ngewe mfite uko mbibona, nawe ufite ukuntu ubibona. Wowe rero nk'umuntu uri kuri kamera urimo kubwira abanyarwanda, wowe ubona ari inde muntu nimero ya mbere, ubona kabiri kandi ari inde? N'urucabana The Ben ari hejuru. Hari n'ibintu ngiye mba numva natanagereranya pe, ari hejuru. Niyo ngiye kubagereranya mbura uburyo mbikompara. No kuvuga ngo se ubwo The Ben yaba ari mu bushorishori, hanyuma Bruce Melody akaba ari mu akaba ari ku mizi y'igiti. Aho ni ku ruhande rwanjye, n'undi wese afite uko abifata, ariko ku ruhande rwanjye ngewe n'umutima wanjye The Ben ari hejuru ku buryo nubwo mba numva kubagereranya ari ibintu byoroshye. Ubwo nyine ni nkuko The Ben yaba yicaye mu giti, Bruce Melody akaba yicaye hasi. Yes. Aha ni muri ubwo buryo cyane rwose. Okay, byiza cyane rero ibyo ngibyo n'ubusesenguzi bwawe.
nawe niko ubibona kandi n'uburenganzira bwawe. Ubwo ari n'undi muntu ushobora kutababibona gutyo, ubwazajya muri comment atwandikire atubwire niba wabeshye cyangwa se atubwire we uko abibona kuri we hagati y'aba bahanzi babiri, yaba The Ben ndetse na Bruce Melody. Ariko nyine wenda turi wajya kure, yego sinzi nimba wenda nabyo ari kuza kwimbazaho, ariko ngira ngo ibintu biri kuba muri iyi minsi, by'umwihariko muri iyi minsi yegereje iki gitaramo, ibintu biri kuba uri kubibona. Bruce Melody ngira ngo indirimbo yasohoye mu minsi yashize warayibonye, abantu barayagaye, abantu barasara bavuga ati noneho ibintu ntabwo bibaho. Iriya ndirimbo rero niyo yitwa Munyakazi. Yego ni Munyakazi. Yego nawe warayibonye ukuntu uriya musore yateguye. Iriya ndirimbo irateguye pe, irateguye ndetse cyane. None ko wavuze yuko ari nimero ya kabiri se? Nibyo nshaka kugarukaho. Iriya ndirimbo irateguye ndetse cyane, urabona ko irimo ubuhanga bwinshi n'ibindi byinshi nyine. Ubwo rero kuvuga ngo yifatiye umwanya. Ubwo reka tuvuge ko rero iriya ndirimbo irimo kumugira uwa mbere rero. Oya, ntabwo ndagera ku ntego yanjye, nicyo nshaka kukubwira. Iriya ndirimbo ibintu yakoze urabibonye nyine, yasazije abantu barasara bavuga, hari n'abantu baje bakavuga ati subu ibaze kugira ngo umuntu aba ari nyir'igitaramo ategura igitaramo, hanyuma umuhungu hano umwana we Kanombe aza kuri ibintu nk'ibi ngibi, aza agusora indirimbo imeze gutya, atama miliyoni abahiye. Ariko Emma, sinzi nimba indirimbo nuza The Ben yasohoye wayibonye, nimba utanayibonye se basi wayumvishe. Indirimbo ya The Ben rero ibi ntiri gukora ntabwo bibaho, nta nubwo ni umuriro wo kotera kure, ni ibintu nyine sinzi uburyo nabivugamo. Ubundi ngiye mu mateka, reka mvuga mu mateka y'umuziki nyarwanda, ni n'ubwa mbere nabona indirimbo imeze kuriya. Ariko reka nkwereke, ukurikije kuntu wemera The Ben no kuntu urimo kuvuga kuntu indirimbo yasoye ikubita cyangwa se ari iya mbere, yego ndabona sinzi, numva nakora ibishoboka byose nkaza kureba kuntu The Ben ibi bintu wenda nawe byamugeraho ko hari umufana we ukomeye cyane, akaba yagukubita tike y'ubuntu nawe ukazajyara mu gitaramo ukaza kureba uburyo azaba arimo kumena hari. So kuvuga ngo wenda n'iby'umufana, reka iby'ubufana mbe mbishyize ku ruhande, kandi ngo indirimbo ngo yitwa ngo Indabyo zanjye. Yitwa Indabyo, ahubwo ngewe ikintu cyanangaje nagize ngo iyo ndirimbo nyine ni utuntu, ni imitoma nyine ku bantu bumvisha izina ryayo cyangwa title yayo nyine Indabyo zanjye, urumva harimo indabo harimo utuntu tw'uturoza n'ibiki, wagira ni ibintu by'imitoma, ariko ni hip hop. Umva mweza aho wabereye wigeze wumva The Ben aririmba hip hop? Ashwi uzi ibintu yakoze. Ubundi baravuga ngo hari igihe umuntu yaje ngo avunira mu mavi, ndakurahiye The Ben ntabwo yigeze avunira mu mavido, ahubwo yavuniye mu misaya. Kwiza n'Imana, ahubwo nuko utarayibona wowe numara kwireba abari bwo mbaza ibindi, numara kubona iyo ndirimbo hake ya Mungu ngende ita nkora ikindi kiganiro kugira ngo ubyemere. Ahubwo ni amatsiko pe. Ntabwo nabona amagambo yo kukubwira utarabona iyo ndirimbo ukuntu imeze. Ukurikije no kuntu urumva ubusanzwe uri Muzunga TV. Yego. Nshobora kugira ngo wenda n'ubunini comedy urimo da nkurikije no kuntu urimo kubivuga. Sinzi nyine hari ukuntu ibintu biturenga nyine, urumva ikintu cyakubanye kiza uburyo biba bimeze, nyine kiragenda kigakora mu misaya, kigakora mu misokoro, kikagera mu misatsi, ewa ku buryo wumva nyine wagiye mu yindi myuka ahantu hose ukabona nyine yataka. Rero nangira indirimbo ya The Ben, ewa ubu ngubu sinshobora kuryama nayumvishe, sinshobora kurya nayo ibyamanuka se, ntabwo nshobora kurya narayumva, ntabwo bizaba bikimanutse. No kuvuga ngo wowe n'indirimbo ya The Ben Indabyo zanjye muri mu rukundo rero. Mpaye ndi mu rukundo nayo. Okay, bigiza cyane. Yego. Hanyuma rero ibyo ngibyo ndumva abadukurikiye barimo kubyumva, ubwo nyine nazo baragenda bazumve zombi ko ari ebyiri, bumva indirimbo yitwa Munyakazi niyitwa Indabyo zanjye, barebe nyine rero umuntu wakoze indirimbo nayo ubwo irenze. Ndatekereza ko uza kugaragara ko yakoze indirimbo irenze nara muri BK Arena cyangwa se muri Stade Amahoro, bikurikiye nawe wenda igitaramo kizabera bataramenyekana neza, ubwo ndatekereza ko uwo muntu ashobora no kuzaba ari we uzagaragaza ko koko ari uwa mbere. Hanyuma rero ako ngako reka wenda duhita tukavaho. Uriya munsi rero ku itariki ya mbere Mutarama, kwa rejo bundi rwose nta minsi myinshi isigaye, wowe niki witeguye kizabera kuri uriya rubyiniro hari hano? Ibintu bizabera kuri uriya rubyiniro mu mboni zawe, mu mboni zanjye, udushya tuzahabera simanuye. Yego simanuye, banyarwandakazi simanuye, ariko ibintu bizabera kwiriya stage tariki ya mbere. Yego iyo tariki bazayandika mu bitabo, ntabwo iri tariki ari ibihe byose, ahubwo ni ibihe byose. Ako kantu ko kumva niba ndabyumva, iriya tariki ya mbere y'ukwa mbere izaba ari ibihe byose, binjira mu mwaka wa 2026 ihangana
rya The Ben na Bruce Melody buriya munsi rizaba rishyizweho akadomo kuko hazavamo umuntu wa mbere ku buryo atazongera no gushidikanywa. Okay. Kwa kundi tuvuga ngo uyu munsi Bruce Melody yakomye. Bruce Melody ni umukozi ndanamwubaha. Ngiye nubwo ndi ku ruhande rwa The Ben ariko iyo ngeze kuri iyi ngingo ibyo bafana mbishyira ku ruhande. Okay. Byiza cyane. Ubwo rero wowe ni ubusesenguzi bwawe nakurimo kubibona kandi koko birumvikana kubera ko ari abahanzi babiri twavuga ko b'abanyarwanda ariko nanone bari gukora ibintu bikomeye cyane muri iyi minsi. Reka rero bwana Felix ngushimire cyane nkurikije naho mbona amasaha ageze ndabona tujya kujya no mu bindi cyane cyane ko mbona ibintu bimeze nabi cyane. Yes. Ariko reka ngushimire cyane kubera ko wemeye kwitabira ubu butumire ndetse ugashobora kubuganiriza abanyarwanda kubigendanye n'igitaramo cy'abagabo. Reka rero ngushimire ku busesenguzi bwawe. Emma wakoze cyane kabisa yewana ni by'agaciro cyane. So Imana rekomeze ikurinde ikomeze kuguha kandi n'umugisha mwinshi cyane ubwo tuzahurira nyine muri kira gitaramo. Hasta la vista.